Hari abantu batangira umubano bakundana cyane, ariko nyuma y'igihe gito cyane umubano wabo ugatangira gusenyuka kurenza uko babitekereza. Ariko hari n'abandi banyura mu bibazo batongana, bagira ibihe bikomeye cyane, ariko bakabasha kuba bakomeza kubana nubwo ibintu biba ari insinga. Ushobora kwibaza ngo ni iki gitandukanye abo bantu? Uyu munsi tugiye kureba hamwe amabanga 8 ashobora gufasha umubano kuramba, cyane cyane y'abantu bombi bafite ubushake bwo gukomeza kubaka. Niba buri icyo usabwa ari ukurikira video kugeza ku musozo, ukarushaho gusobanukirwa ese kumenya byimbitse. Byanabyiza utasobanukirwa kwandika muri comment kugira ngo turane duhere tugusobanurira ubutaha. Rero niba munyemereye, reka tutangire ikintu cya mbere mu byo tugiye kubagezaho. Naho rimwe ni uvuga ngo mujye mugira Imana mu mushinga w'amarangamutima yanyu. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bombi bemera ko Imana igomba kugira umwanya mu buzima bwabo, bibafasha kwibuka yuko urukundo rutaranga amarangamutima gusa, ahubwo rujyana no kugira indangagaciro. Ibyo ngibyo gusa nibyo yanditse muri Bibiliya ngo umugozi w'inyabutatu ntupfa gucika, aho n'umubwiriza kandi 12. Ni ukuvuga ngo rero umubano ukomeye ugomba kugira urufatiro rukomeye cyane kwenza ukanisha bitekereza, rutari urworoshye. Naho kabiri, mujye muvugana ukuri. Ntukemere ko ibibazo bitabikura kubera kubihisha, ahubwo niba ari ikikubabaje mu kiganiro mutuje pana gusamaduka nkuko benshi babikora bakiteza rubanda, maze rubanda rukabota koko. Niba wakoze ikosa ryemere, niba ari icyo udasobanukiwe mubazo wo kwishyiraho umugogoro utarashobora cyangwa se kwikiraho byitazi. Nukwanga Efeso 4:25 twigisha ko tugomba kuvugisha ukuri. Gusa ibyo ngibyo bishi byatunaniye bisa nko bidashoboka kubera ko twamaje gukoronizwa n'ibinyoma. Ariko ukuri gutuma abantu babiri barushaho kumenyana no kubaka icyizere kirambye, nubwo rimwe rimwe akenshi bidashoboka. Naho kane, muzi kubahana n'igihe mutemeranya. Mushobora kutabona ikintu kimwe, mushobora no kutagira ibitekerezo bimwe, mukagira ibitekerezo bitandukanye, ariko nibisobanuye yuko ugomba kumutuka cyangwa kumutesha agaciro, cyangwa se kimwe no gutesha agaciro mugenzi wawe kubera ko mutemenya ku kintu kimwe. Oya, buri wese afite ukuntu yumva ikintu. Ukuvuga ngo rero Abaroma 12:10 twigisha kubahana no gushyira abandi imbere. Gusa muri iki biragoye cyane kubera ko buri wese yishyira heza akagirwa mugenzi we, buri wese yishyira imbere maye agasamaye. Ariko niba mutonganye, mwirinde gukomeretsanya cyangwa se kuvugana amagambo asiga igikomere kiramba cyangwa se igikomere kimara igihe kirekire. Oya, mugane mu buryo bwiza kubera ko buri gihe ntago abantu bose barabemeranya, hari ibyo batemerajyaho, ariko mumenye n'uburyo mubyitwaramo pana gusamaduka cyangwa se kuba umusazi. Naho gatatu, mwe mwiteguye kubana. Nta muntu utunganye wo kwera ko n'intungane bwira 17. Ariko niba umukunzi wawe ashobora gukorera ikintu kikubabaza, nawe ushobora kumukorera ikosa rwose. Ariko niba buri kosa rihinduka intambara zidashira, umubano wanyu ushobora kubamo agatotsi gakomeye cyane, cyangwa se ushobora kujyamo ikindi kintu kitari cyiza kiwanduza. Muri bihe haranditse ngo mubarane nk'uko Umwami Imana yababariye. Aho n'Abakorinto 3:13. Gusa ibyo ngibyo bisa bidashoboka kubera ko imitima y'abantu yamaze kwitwa the black. Ariko kubabarana nibivuze kwemera ko umuntu ahora gusubiramo ibyo wakoze cyangwa se ikosa wakoze cyangwa se incyuro. Oya, ahubwo bisobanuye ko tugomba kutabika inzika ihoraho. Tugomba kubabarana ariko tukezwa neza uwo bariye akumva yuko aruhutse, pana kumubikira inzika nkuko abantu benshi babikora, akamubabarira ariko atabikuye ku mutima. Bibaye byiza twabikurikiza nubwo abenshi bisa nko byatunaniye. Naho gatandatu, niba ukoresha amatelefone n'imbuga nkoranyambaga nk'intwaro zo kugenzura umukunzi wawe. Oya, ahubwo icyizere ntabwo cyubakwa no gusoma buri message y'umukunzi wawe. Oya, kandi ikindi ni kinubakwa no kumenya buri muntu wese yavuganye nawe. Ahubwo niba ari ikintu kibabangamiye, mu kiganiro mutuje mu buryo bwiza kandi bitabangamira buri umwe wese. Ni ukuvuga ngo urukundo ntirukwiriye guhinduka kugeza ubu ngubu, ahubwo urukundo rukwiriye kuba urukundo nk'uko ari urukundo koko, kubera ko Abakorinto 3:5 hatwibutsa ko urukundo rutishakira ibyarwo. Oya, nubwo abantu benshi rwose barikoresha mu bidakwiye, ariko ibyiza tuganire ku buryo bwiza bwubaka urukundo butarusenya, kubera ko urukundo ni inkingi ikomeye cyane y'umubano ukomeye. Naho gatanu, ujye umushyiramo umutima mu bintu bitoya. Ntugategeze ko urukundo rugomba kugaragazwa n'impano ihenze gusa. Oya, ahubwo rimwe na rimwe kumaza uko yaramutse, kumwumva, kumushimisha, kumufasha ndetse no kumwandikira ubutumwa bwiza mutamubabaza. Ibyo bintu bitoya rero nibyo bituma urukundo ruramba, cyangwa se ibyo bintu bitoya nibyo bishobora gutuma umuntu yumva ko afite umwanya ukomeye mu mutima wawe. Gusa rimwe na rimwe hari igihe tutamenya cyangwa se tukabyirengagiza tubizi, ariko akenshi bikunda kwirengagizwa bizwi.
naho 7 muganire ku ntego zanyu ndetse naho mushaka kugana. Ikindi kandi mushyire hamwe, ni ukuvuga ngo umubano uramba iyo abantu bombi baza aho bashaka kugana. Ni ukuvuga ngo muganire ku buzima bwanyu, muganire ku kazi, muganire ku muryango, muganire ku mafaranga, muganire ku bana niba ari umugambi wanyu, ndetse muganire no ku kwizerana kwanyu. Ni ukuvuga ngo rero abantu babiri bafite icyerekezo bishobora kubafasha gufata ibyemezo bibafasha bombi, cyangwa se gufata ibyemezo bikomeye cyane kandi bihamye. Si ibyo ngibyo rwose abenshi si ikosa, bisa nk'aho byatunaniye kandi si no kubeshya. Naho 8, ntimukareke urukundo ngo rupfe kubera ko ngo mwamaje kumenyana. Oya, iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kugwamo kandi batabizi, bakumva ko ari ibintu bisanzwe, nyamara ikibazo gikomeye cyane. Mugitangiye umubano buri wese abagerageza rwose, ariko nyuma y'igihe umuntu akatangira kuvuga ati none se ko namaje kumubona, agatangira guhagarika kwitabwaho, agatangira guhagarika kumushimisha, agatangira guhagarika kumutega amatwi, ibyo byose akabihagarika. Ariko urukundo rukeneye gukomeza kwitabwaho nk'uko byahoze. Abakorinto 13:7 batwigisha ko urukundo rwihangana, rwizera, rwiringira kandi ikindi rukomeza kandi twanisha bitekereza. Gusa ibyo ngibyo babyumva rwose ni nko kubona imvura igwa mu ishyamba rwose, ni nko kumva utakumva cyangwa se gutinya umahuye. Dore ukuri gukomeye, umubano urambye ntabwo ari umubano utagira ibibazo, ahubwo ni umubano ufite abantu bazi gukemura ibyo bibazo nk'uko babyemeje. Ni ukuvuga ngo rero mushobora gutongana, mushobora kutemeranya, mushobora kugira ibihe bikomeye cyangwa se guca mu bihe bikomeye cyane, ariko niba ukuri kubahana, kubabarana ndetse n'icyizere n'Imana, ukuvuga ngo umubano wanyu ufite urufatiro rukomeye cyane kandi twabitekereza. Ariko nanone hari ikintu tugomba kuvuga, ntabwo buri mubano ugomba gukomeza uko byagenda kose. Oya, niba harimo ihohoterwa, gusuzugura cyangwa se guhora usuzugurwa cyangwa se ibintu bibangamira umutekano wanyu, ntabwo ari ngombwa yuko muhagarika umubano cyangwa se kwihanganira uwo mubano cyangwa se icyo ngicyo kiri kuba. Ni ukuvuga ngo rero ikibi ni ukwanga kuvuga ikikubangamira. Ibyiza no kwavuga ikikubangamira mugakemura cyangwa se mukareba uburyo mwagikemuramo, ariko batagombye kwihanganira ibikubabaza buri gihe. Urukundo nyarwo rero rugomba kujyana no kubahana no kwirinda agaciro ka buri muntu. Ni ukuvuga ngo rero niba wakurikiye video zacu zaherukaga, twagiye tuvuga ibintu bitandukanye bituma umukobwa akundwa n'umusore, umusore nagakundwa n'umukobwa. Ni ukuvuga ngo rero abantu bakubaka icyizere kirambye, ariko niba ibintu bishobora gusenya umubano wanyu cyangwa se niba ibintu bishobora gusenya umubano wanyu, uyu munsi twagarutse ku ngingo z'ingenzi cyangwa se uyu munsi twavuza amabanga 8 ashobora gufasha umubano kuramba. Kandi muri video ikurikira tuzavuga ku ngingo abantu benshi bibazaho, turavuga ibintu 7 bituma umukunzi wawe agukunda kurushaho buri munsi. Niba wamenye yuko urukundo rukomeye rushingiye ku kubahana, kuvugisha ukuri, gushyira Imana imbere ndetse n'ibindi bitandukanye byahisha Imana agaciro, andika muri comment ikikuri ku mutima, ndetse unandike muri comment uti urukundo rukomeye cyane rwose. Kanda like rero unasangiza ino video kugira ngo nabo bagomeze kubyungukiramo. Murakora cyane gukurikirana ino video, kandi ikindi turongera guhura muri video itaha. Nk'ibisanzwe rero ni Prince Umurago.